Aho muraho aho muraho muraho abadukurikira muraho cyane amahoro y'Imana. Murumva ariko ukuntu dusuhuzanya ngo muraho, kubaho, guhoraho, ayo ni amajambo matagatifu, ni amajambo avoma mu butagatifu. Ko guhoraho cyangwa ikintu gihoraho twerekwa ko ari ikintu cyashyizweho n'Imana. So iyo umuntu akwaje ngo uraho, uriho, horaho, uhoraho, uwo bita Heru, abanyamahanga uwo bita ngo ni Heru, bariya nyine baje muri Egypt bakareba ibihari bakagereza kubyisemurira batabajije twebwe. Bakoze conception ko imwe mu mana nkuru hariya, nkuru yari ikuriye byose, ngo yitwa Heru, ariko nuko nyine bo batazi bazi ibyo ari byo, naho ubundi yitwaga Hora, uhoraho. Uko nababwiye bari abantu ntabwo basigaga inyandiko zirimo imvugisha, baravuga ngo HR cyangwa H na R. Nibwo buryo bwo gusigaho ururimi uhoraho rudashiraho, ntabwo ushyiramo imvugisha. Bari abanyabwenge cyane. Nk'ubu ngubu dushaka kugira ngo twandikire abantu bacu bo mu Rwanda bazabaho imyaka 5,000 bizaza, twatandika kwandika Ikinyarwanda tudashyiramo imvugisha. Rwa rurimi rusigara ari rwa rundi, ntiruhinduka, rukomeza rufite ya energy yarwo. Imvugisha burya zihindura energy n'imbaraga z'ururimi, z'amajambo, z'amagambo. Amagambo burya ni maje, amagambo ni maje. Ijambo maje, ma na ga byavuye muri Mungwe. Mungwe nababwiye ko ari Sabizeze, ari we umwana w'Imana woherejwe kuzana ubuzima bushinga ubugingo, ubuzima mu mibiri. Urumva sasa no gahunda yo kuvuga ngo hajyeho ibinyabuzima biri mu mubiri, hoherejwe Mungwe. Aza kugira amazina menshi bitewe n'ibihe. Aho rero abakurambere bacu basigarije ayo mateka, ari ukuntu bagiye nyine babiyobyamo gato, noneho karagiteri ya Mungwe ihabwa abantu benshi, bitangana n'inkuru yenda gusa nkaho yenda idahuje. So hari abambaza bati Mungwe ko umuvuga neza kandi amateka yacu atamuvuga neza. Ibyo nabyo ndaza kubijyamo, ni nayo mpamvu ngarutse kuri iyi live. Nagira ngo nyine nkomeze mbahishurire bimwe na bimwe, kandi hazagera igihe noneho bisa nkaho mbitanga mu buryo buri professional. Kuko ndavuga ndi kuri mikoro, ndavuga bisanzwe, bivana ku mutwe bidateguye neza. So murambabarira muri ubwo buryo, muramumbabariye kuko murabona ko nta nubwo niyereka isura ko ntago ari igihe cy'ibintu, ntabwo kiragera neza. Nubwo nabibijeje kuva kera, ntabwo icyo gihe kiragera neza, ndacyitegura kuko ni ibintu mpfuye kujya hanze nkapfa gutanga gutya nahita afatwa nk'umusazi, ugasanga bahise banshyira mu gatebo na ya ntego yo kugira ngo dutahure ukuri kwacu nk'abanyarwanda, tugushyira ahagaragara, tujye mu mwanya wacu mwiza, wenda gusa nko kubona Israel ihagaze mu mwanya fulani, cyangwa Abongereza cyangwa Abarabu, usange hari ukuntu bipfubye. Umwanya wacu urusha bariya, mu mateka y'Imana. Umwanya wacu ujya n'uwa mbere. Nuko abenshi nyine mu byuma ukavuga ariko kukabya, urakabya cyane, urakabya kuki bariya se bisa nkaho bafite ibi n'ibi. Biriya byari byacu, baratwirukanye tujya kwihisha mu mashyamba, tujya kwihisha, tumara imyaka 2,500 twihishe, byaratuyobeye, turasinzira. Noneho bo babijyamo, bakora ibyo bakoze, bagera mu mwanya bagezemo, noneho baza kuza baduhiga, baratubona, batubonye noneho bashaka kugira noneho batumanipure, badukora ibyo bashaka, banatwica dushire.
ariko muri ako kavuyo turakanguka dutangiye no gukanguka no kumenya ibyo ari byo niyo tugikanguka. Bibaho dark ages zibaho nabo bagiye muri bigeze kujyaho muri dark age, ariko yabo nyine ntabwo iyabo bari bayikwiye, bari baranazimiye, ahubwo sinzi ukuntu byagenze, bagize umugisha. Ubundi ntabwo bagomba kuba bariho kuko baza kuzimira. Isi baragarutse ibumana neza, yaragarutse muri Imana yayishakaga mbere, yari yarateguye mbere. Yari yaradusigiye amabwiriza, Imana yasize duhaye amabwiriza twebwe abanyarwanda, twarakwirakwiye hariya hose. Ariko nyine ntitwumva, kandi Bibiliya nabivuga, ntabwo twumvaga, dufite umutwe munini tutumva, ikaduhana, ikakomeza kutwereka urukundo, tugaterwa n'abanyamahanga bakatwica, ikaza ikadutabara. Niko byahoze, Bibiliya bivuga, ariko nuko nyine bivuga ibyitirira abana, ariko ni twebwe abanyarwanda, bari abantu muri Ethiopia, bari abantu b'Abasomali, buriya bazira ibintu batazi, babuze umuntu nyine nkanjye. Abanyarwanda bundi muri bo wakanguka akatagera kubibutsa, barabuze igihe noneho Islam ije no rirabayobye, bari baranazimiye kabisa, bari barazimiye. Bari n'ababyara bacu bakomoka kuri Gahima, nabo umuhungu wa Gahima witwaga w'abazungu bise Punt, hari irindi zina ko Gahima yari afite abahungu batandukanye, manze mbabasomere. Nkora utuvideo kuri YouTube nkashyiramo family tree ye, ariko ubanza utajya mu bikurikirana. Family tree ya Gahima, Gahima yari umuhungu wa, nababwiye ko ari uwa Sabizeze, kandi ndongera ndavuga nti Sabizeze yari Mungwe, nubwo mwebwe yenda mushobora kuba mutarabyumva neza. Akaba ari we Yawe muri Bibiliya, ni we Yawe muri Bibiliya, akongera akitwa Enki mu bantu basoma cyane ibintu bya cuneiform, bya seven tablets of creation zikomoka muri Sumeria. Niwe wiswe Enki, ariko Enki nabyo nigeze kubabwira ukuntu iryo zina baje kurigeraho, kuko byabaye ibyari byo Mungwe babihindura Enki. Noneho rya zina ribyara n'andi mazina menshi, harimo za Enoko, harimo ba Nowa, byose ari ukuyoba. Noneho bituma banakora abantu benshi batandukanye, bagabanya ibikorwa bya Mungwe muri abo bantu bose, bituma abantu baba confused, bayoba. So Gahima yabyaye abana batanu. Uwa mbere harimo Ndahiro Bamara, aribo abantu bita Kush. Ndahiro Bamara, uriya witwa Wamara, abagande bita Wamara, bavuga ko yari igihangange, akandagira ku mazi, akanyerera ku mazi, nkuko bavuga ngo Yezu yabikoraga. Uriya niwe Kush, niwe Kush, niwe Ndahiro Bamara mu Kinyarwanda. Noneho Ndahiro Bamara abyara abana batandatu. Uwa mbere harimo witwaga Zuba, arongera abyara undi witwaga Havira, arongera abyara undi witwaga Kabaka, arongera abyara uwa kane witwaga Rama, arongera abyara Ruganzu wa mbere. Ruganzu wa mbere ni umuhungu w'uwo bita Kush, cyangwa uwo twitwaga Ndahiro Bamara. Ruganzu wa mbere yari umuhungu wa Ndahiro Bamara. So Ndahiro Bamara nk'uko mubona mu rutonde rw'abami b'imishumi, ni uwa kera cyane, niwe Kush. Abyara Ruganzu wa mbere. None umwana wa nyuma wa Ndahiro Bamara yitwaga Ntarama, ariwo abantu bise Nimrod, abanyamahanga bise Nimrod, yitwaga Ntarama. Yari umwami wa kera cyane. Harimo Zuba, uwa kabiri ari Havira, uwa gatatu ari Kabaka, uwa kane ari Rama, uwa gatanu ari Ruganzu wa mbere, uwa gatandatu ari Ntarama, ariwe bita Nimrod. So Nimrod yari umwami uteye ubwoba hariya Iraq. Uwo Ntarama yari umwami uteye ubwoba Iraq. Ruganzu niwe wahaguye hariya, ahita Gitega. Yaragiye hari Iraq, ahita Gitega. Iryo jina arivanye mu Rwanda n'u Burundi, ariho yarivanye ko niyo babanje kuba. Avira mu Rwanda n'u Burundi, arazamuka nkuko niri bimeze, aragenda agira Iraq. Hari ukuntu bagendaga bo bari bafite maje yubama mu mbuga kubururikira yashaka kubururikira Burundi. Ikindi cyakane babwiye ko bari bafite n'ubundi bushobozi bwa technology, bakoreshaga biology. Technology yabo yari ya biology, ntabwo yari mechanical nkuko bimeze muri iyi minsi. Bo bari bafite bari abascientist bakoresha DNA. Noneho bagakora igisimba, akavuga ati ngiye gukora ikinyoni, nzajya nicaraho kikansimbukana, kikanjyana honja, kikanjyana South Africa, kikanjyana South America. Distance ndende zirenze amazi zo bakoreshaga baruba. Hari ukuntu
bakoraga teleportation, bari bafite ubwo bwenge, bari bafite ayo mabanga. Ayo mabanga yaje kuzimira, ariko ku bihe byabo bari bayafite. Bakora teleportation, akubama mu mbuga mu Rwanda, akubururikira muri Iraq cyangwa akubururikira muri Egypt. Yaba ashaka gukora short distance, akicara kuri cya kinyoni nababwiye cyari kimeze nk'ifarashi, cyaremewe gusimbukana umuntu, akakicaraho kikamujyana. Okay, ibyo binyoni twarabimenye bitewe n'ukuntu twatahuye ayo makuru mu nyandiko z'udusumari, tuzabibereka. Ruganzu yavuye mu Rwanda agera Iraq, nyuma y'umwuzure gato ahita izina rya Gitega. Turaza kubereka n'ukuntu nyine amazina y'imijyi mu Rwanda nka Bugesera, Kigali, Huye, ayo mazina ya kera ba Ruganzu rero bakoresha, bagiye hariya muri Iraq bahita i Kigali. Umujyi umwe mu mijyi ya mbere hariya witwaga Kigali, ubundi witwaga Bwiru, ahandi yitwa mu Rukara, ahandi yitwa Butare. Okay, no mu Mutara hariya muri Iraq. Iriya migezi ibiri nk'uko muyizi, iriya migezi bita ngo Euphrates na Tigris, umwe witwaga umugezi w'Ubutare, undi witwa umugezi wa Ntege. Urumva hari imijyi nka Izaza, hariyo Kinyinya, hariyo Butatu, hariyo Gitega, hariyo Rebero niyo abantu bita abanyamahanga bita Ebra, hariyo Rubibo, hariyo Gako, hariyo ahantu hitwaga Buberasibo, hariyo Butabaro, hariyo umujyi witwaga Nyabiru, hariyo Burenza Ntego, hariyo Ntutsi, hariyo Rusaki, hariho witwaga Taba, hariho witwaga Bukerashuro, hariho witwaga Imwima, Ibugesera, Ibukiga, hariyo Kigali, hariyo Munyinya, hariyo Gitara, hariyo Bukuru, hariyo Buriza, hariyo Bwiru, hariho Itero. Okay, so iyo miji yose yari hariya nyine bitwa ngo ni Mesopotamia. Bayimuye bayivanye mu Rwanda n'u Burundi n'ahakikije, baragenda bayibatiza hariya muri Iraq. Noneho iyo miji iyo usomye ukuntu ubu ngo abazungu babisobanura, iyo miji nk'uko yisomye ujye kumva ngo umwe barawita ngo i Kigali hitwa Lagash, Bugesera hitwa Girsu, Ibwiru hitwa Uru, Itero hitwa Eridu, mu Mutara hitwa Del, Gisaka hitwa Akshak. Gutyo nyine ugasanga barabiyobeshe abazungu nyine kubera batazi byari byo, ikindi badashobora no kwiyumvisha ko ibi bimanuka mu bihe byabyo nta mipaka yahabaga, bakoreraga aho bashatse hose ku isi. Baheraga nko mu Rwanda akagenda agashinga inkambi muri Iraq cyangwa agashinga inkambi muri Peru, agakoreraho ibikorwa bye, agasubira kuri Nyabiru. Byari ibindi bihe, ntabwo byari ibihe bimeze nk'ibyo turimo ubu ngubu. Si ibyo bintu rero ni ibintu nabonye umuntu atakwihanganira, kuko biranditse, biri hariya biranditse, umuntu abijama akabisoma. So biranditse kubera icyo tuzabitahura, tukabishyira hanze, tukahakana nabo, tukabishyira ahagaragara, tukabyigaho, tukumva ibyo ari byo, wenda bikagira icyo bitwigisha, bikagira icyo bidusobanurira. So Mungwe abyara Gahima abyara umwana wa kabiri witwaga Kanani, abyara Punt, abyara Rumeza. Noneho abana ba Rumeza habamo witwa Mutara, uwo muri Bibiliya bita ngo ni Rudimu. Arongera abyara undi witwaga Mumena, uwo muri Bibiliya bita Ananimu. Arongera abyara undi witwaga Muhabura, uwo muri Bibiliya bita Rehabimu. Noneho abandi bize ibintu bya Mesopotamia muri Oxford bita Hamurabi rero we baramuzi, usanga bamwiratisha ngo wabo ngo umuzungu, akandi atari umuzungu, yari Muhabura, yari mwene Rumeza, umwuzukuru wa Gahima. Nawe uriya musozi wa Muhabura witiriwe. Bariya amazina ya kera cyane akomoka mu bimanuka. Iriya misozi amazina yayo ntituzi yakomotse ni mu bimanuka. So yitwaga Muhabura, ariwe Hamurabi, ari muri Bibiliya bita Rehabimu. Noneho agira undi mwana witwaga Nyamutibihu, ari muri Bibiliya bita na Futuhimu. Urumva Nyamutibihu yari umukobwa wa Rumeza, ari umwana wa kane. Noneho Gahima arongera abyara undi mwana wa gatanu witwaga Rubanda, ariwe abantu bo muri Mesopotamia bize ibintu bya Mesopotamia bita Rugobanda. Noneho Rubanda abyara umwami w'icyamamare ujya uvugwaho cyane, noneho watumye abazungu banahaguruka bakajya gukora ubushakashatsi muri Iraq, witwaga Rugagamiza, ariwe bise Gilgamesh. Ikinyakimari cyerekana ko yitwaga Rugagamiza. Iyo usomye ziriya nyandiko z'udusumari usanga uwo bise Gilgamesh ari Rugagamiza. N'ishusho berekana ko ari Gilgamesh nta nubwo ari we. Bibiliya ni ibintu bahimbye ejo bundi mu igihe bajyaga nyine mu binyejana 2 bishize. Noneho bakumva ko aya mateka barimo kuvumbura ateye ubwoba, bagomba kujya. Buraza umuzungu yabonye ikintu gihambaye ashaka uburyo kijyamo.
byakwanga akarwana akakiba agatsemba babandi bari bagifite urumva so nk'iyo ushize muri Google uti Gilgamesh ujya kubona ukabona ikintu cy'ikigabo kibaje gifite intare gisa nk'umuzungu ariko ntago ari kira ni fake iriya shusho iri fake ntago ibihe bya Rugagamiza yigeze asigisha iryo ari ryo ryose urumva ahubwo yasize inyandiko yasize igisigo giteye ubwoba bita The Epic of Gilgamesh cyenda gusa nko kubona ibisigo bya Rwabugiri mu nanga urumva so abo nyine n'abana ba Gahima batanu Rugagamiza ari umwuzukuru wa Gahima akaba umuhungu wa Mungwe akaba umuhungu w'Imana Ano umwami wo kuri Nyabiru urumva so reka no dukomeze tuganire nk'uko nyine twari twabyumvikanye navuze nti isi yose yitwaga u Rwanda ijambo u Rwanda ntago ari ikintu cyo gukiniraho ribitse amabanga ijambo u Rwanda ribitse amabanga tugomba kumenya urumva mwaryibeshyeho amateka y'ejo bundi yahimbwe mu bitabo bivuga ko kwa Rwanda kwagura bihimbye ibintu bito cyane bihimbye ariko iyo witegereje udusumari tutwereka ko isi yose yitwa u Rwanda iryo jambo rikaba ryari rishingiye mu kuba isi iyo yitegereje uvuye kuri ikimanuka ibisa nk'aho ari umugore ugaramye inda iri hejuru icyo bita abazungu bita dome urumva burya turi mu nda hano isi yose buri muntu wese uri hano n'ibisimba n'iki bivuga ko turi mu nda y'Imana cyangwa mu nda y'isi urumva noneho kubimanuka icyo kintu cyitwa u Rwanda aho bajyaga hose tugiye mu Rwanda rw'epfo tugiye mu Rwanda rwo hirya tugiye mu Rwanda rwa kure urumva u Rwanda rwa hariya u Rwanda rw'ubutayu u Rwanda rw'amata n'ubuki urumva so niko ni ijambo rya kera cyane ntabwo ari ijambo ry'ejo bundi ntabwo ryari rishingiye muri ba Rwabugiri kugenda bagura igihugu ejo bundi urumva igihugu cy'u Rwanda ubu ngubu cyaje kubaho nyine ari uko nyine groupe y'abatutsi babaga muri biriya bice bya Turkey na Iraq na Israel na Misiri bahunze abazungu mu mwaka wa 700 imbere yuko bavuga ko Yesu yavutse bamanuka basubira mu biyaga bigari aho basekuruza bahoze kera bategeka ari empire ukuntu ifite ibyicaro za Mubende Bugande none haza kuba ibyicaro bitandukanye za hariya muri Tanzania haruguru i Burundi no mu Rwanda ari nka empire nko ku bihe bya Kigeli Nyamuheshera ari empire ariko ya empire haza kubamo ibintu byo kurwana babyara abandi batangira kurwana n'ababyara babo niho mwumva nyine intambara z'abatutsi n'abanyuro cyangwa abanyagisaka ibyo ni ibintu byinshi ubundi byaje byo kurwanira ingoma no bituma none agahugu tuzi nk'u Rwanda ubu ngubu kabaho gutyo ariko mbere u Rwanda ntabwo byari bivuze agahugu kacu byari bivuze isi yose kuko nk'izina India naryo abazungu barihimbye bashingiye mu ijambo Rwanda urumva kuko kubera iyo mpamvu basanze buri muntu wese w'umutwa ku isi ari umunyarwanda none babita ngo ni Indians bo bahimbikiye ijambo cyabo kivuga ngo India ariko inkingi yaryo ari Inda urumva ari Inda no abantu batari abazungu bakumva ko ari bene Inda ari Indians cyangwa indigenous so ibi bintu nabyo kugira ngo umuntu abisobanukire bisango wihe ubushishozi muri linguistics umenya amateka y'ururimi ukuntu ahinduka ukuntu ururimi rugenda ruhinduka bitewe n'ibihe cyangwa n'abagwira baba bataruzi neza none ugasanga ijambo ryabananiye baryoroheje bahimbye irindi rishya ariko hagasigaramo agasigisigi karya rindi ya kera so ibintu nk'ibyo mugomba kubyiga urumva the history of linguistic morphology bitewe na cultures and changes of times so mugomba nawe kubimenya so isi yose yitwaga u Rwanda amazina y'imisozi y'u Rwanda yasizwe n'abanyakimari tugomba kubimenya bari abana b'ibimanuka babayeho mbere y'umwuzure bafite ubwami mu biyaga bigari bari bafite ubwami bashobora kuba bunahera Sudani y'Amajyepfo bukagenda bukamanuka bikagera Zimbabwe abanyakimari niko bari bateye kuko nta mipaka yabagaho icyo gihe nta mipaka bo bagendera ku zindi mentality bagendera ku mentality zijyane na nature n'imigezi n'ifumbire n'ibisimba n'imvura n'ubutaka bwiza ntabwo barebaga ibintu bijyanye
n'imipaka cyangwa politiki tugendera ubu ngubu cyangwa economy. Ntabwo ibyo bari babifite, ntabwo ibyo babigenderaga icyo gihe. Bagendera ku mabwiriza y'Imana, kuri gahunda yari yaravuye kuri Nyabiru. So Abanyakimari bari bene Kimari. Nabwiye ko Mungwe ari Yawe, Rurenge akaba Yehova. Noneho Rurenge na Mungwe bagiranye ibibazo, ari nabyo nyabazungu bagiyemo baramanipura, basigira Abanyarwanda, basigira abiru bacu bejo bundi inkuru iri convoluted yenda kwangiza Mungwe. Banga Mungwe kuva kera, abazungu bakomoka, sinzi urwango kuri Mungwe aho baruvanye, sinzi yo rukomoka, ariko rukomoka muri conflict y'ibimanuka. Bo abazungu ibyo bakora byose na bibiri ko ikomeza iracuritse yangiza Mungwe n'abana be n'abamukomokaho bose n'ibikorwa bye byose. Mungwe banamugize shitani. Nk'iyo ugiye muri Google cyangwa YouTube ukavuga uti Enki, uzasanga conflicting videos abazungu ba pushing nka propaganda bamugutinyisha. Bamwe bamwita Lucifer, abandi bakandika ibintu biraho bituma utinya. Kandi amateka mu njyo zataburiwe Iraq atwereka ko yari umutagatifu, yari afite misiyo y'Imana, yari uherejwe n'Imana, ise muntu cyangwa anu. Kandi ikindi cya kabiri mushobora kumbaza muti, none se muntu niba yarateye nk'abantu basa nkatwe, we yaremwe nande? Hariho levels zindi. Iyo ugiye muri ibintu utangira kujya muri icyo twita metaphysics, ukarenga ikintu gisa nk'abantu, ugatangira kwiga energy. Ugatangira kwiga ukuntu umusanzure wabayeho, ugatangira kwiga icyo material world, material universe ivuze, ugatangira kwiga ukuntu Imana zabayeho, kuko ntago hari Imana imwe, hari Imana nyinshi cyane. Ntumbarije ati ururi rutandukaniye n'urunyakimari. Ururi rw'undi byaribuze ururimi. Urazi ibihe nyine by'Abanyakimari nta bantu rusange benshi bari bahari. Okay. So ijambo ururimi mu Kinyarwanda cyacu, ijambo ururimi cyo abazungu bita tongue cyangwa language. Ururimi byari bihagarariye mode of communication. Urunyakimari rwari ururi. Okay. So wibuke ko aba bantu bakomotse ahantu hitwa, hafite izina ririmo ijambo Nyabiru, cyangwa Abiru, Nyabiru. Noneho bakundaga ijambo cyangwa ra, cyangwa ijambo bakoresha amajambo arimo ra, rurema. Noneho ururi byabaga ari utterance yari yose yitwaga ari ururi. So ururimi rwo niyo mpamvu tuvuga ngo tuti ururimi, uriya avuga kiriya kintu kivuga rurimi nyabaki, uriya muntu avuga rurimi nyabaki, kivuga gite urwo ururimi murarwumva? Mwumva ko hongereho inyuguti mana i, ariko bivuye mu ruri. So ururi rwa Runyakimari n'Ikinyarwanda ni ikiri. Okay, indimi hafi ya zose abantu bakoresha ni ntabwo se ni imiri cyangwa okay. So biva muri icyo kintu nyine nkuko tucyumva. So aravuga ati abantu bakera bavuga ururi. Okay, nibivuze ko nyine abazanye ubushobozi bwo kuvuga bavuga kuri Nyabiru. Okay, bavuga ku mubumbe bitaga ri cyangwa Nyabiru. Okay, abazungu bayita ni biru. Okay, nari amazina hariya bavuga ngo Iraq, Iran, urumva ko harimo inara. Okay, inara urumva hari n'umujyi nyine abazungu bita ngo ubundi witwa Bwiru. Uriya mujyi witwa Bwiru, no mu Rwanda hari umujyi witwa Bwiru. Ntabwo twabyita imijyi, ariko byari nk'ibyaro cyangwa imisozi. Mu Rwanda byari imisozi nka Kigali, umusozi waragiye noneho hariya ho uhinduka umujyi. Bubatse imijyi njya nko kuza imijyi ifite amakaritsiye, bayitirira amazina yo mu Rwanda. Ayo mazina kandi afite inkomoko kuri Nyabiru.
ushobora kujya kuri Nyabirunga ugasangayo ahantu hitwa i Bugesera, ahantu hitwa i Kigali, n'imigezi yitwa nka Nyabarongo, Akanyaru. Iya migezi ayo mazina yasizwe n'abanyakimari. Izina rya Nile nyaryo ni Akanyaru. Iriya zina niko ibimanuka byibuka uriya mugezi. Cyangwa biti kare Akanyaru karagenda kakagera iriya za Egypt, bakagera kuri mu butayu gahereye iwacu mu Rwanda, mu Bukomokamana. Mu Rwanda barahavuga cyane, bahashima cyane, baranahandike, bahanditse usanga hari ukuntu bashushanyije imisozi, bagashushanya izuba riva hagati y'imisozi, bivuze u Rwanda, bakaharata cyane ko ari Bukomokamana, kwa Intutsi, bakavuga cyane, ugasanga barahakundaga muri ya misozi, biriya birunga cyane hariya aho bahafataga nk'ahantu hatagatifu. Ibirunga barabikoreshaga mu buryo bwawo bwa science tutazi, kuko ahantu h'ibisozi biteye ubwoba nka kiriya gisozi cyitwa Himalaya mu bice by'Ubuhinde barahabaye, naho bahakorera ibikorwa biteye ubwoba, n'ubu ho bahasize n'ibisigisigi byinshi cyane birusha n'ibiri Iraq, nuko abazungu bahanga batahavuga. Abahinde buriya basigaranye amabanga menshi cyane y'abanyakimari hariya mu Buhinde hose, cyane Ubuhinde bw'epfo, noneho wagera muri ibyo bice by'umusozi wiswe Himalaya, naho bahasiga amabanga akomeye. Noneho iyi misozi yacu ya Muhabura na Karisimbi n'iki n'ahakikije, abatwa ba mbere bari barasigaranye amabanga hariya hantu, ariko nyine ibintu by'intambara aho bihagurukiye, abacwezi bahavuye n'abazungu batangiye gutera, abatwa bajya mu mashyamba, bazimira iyo ngiyo, bagenana n'amabanga yenda bari bafite make, akenshi bo bari barasigaranye mu migani. Abandi batwa nyine babaga ibwami, barindaga abami, nabo barazimira. Abiru nabo barazimira. Bari bazi aho ibintu bihishe, kuko mu Rwanda ukuntu rumeze geographically, nubwo ari ubutaka bw'ibyondo byinshi n'iki, ucukuye ubonye umwanya neza ukekamo kuba wari umwanya abanyakimari bari, ugacukura nka metero zirenga nibura 50, ushobora kugera ku bintu bihatabye. Ushobora gusanga hari ibintu bimeze nka ziriya njo batabura Iraq. Igikomeye ni ukumenya aho umuntu yacukura umusozi, umuntu yakorera ubwo bushakashatsi. Ariko icyo nzi cyo, iya misozi nyine yo mu Ruhengeri hariya yenda kwegera ibirunga, ishobora kuba archaeological centers, sites, aho umuntu acukura agamije kugira icyo yatabura, nk'ibishusho cyangwa inyandiko, kuko ziriya nyandiko zari izacu, nitwe twazijyanye hariya, ntabwo ari abazungu bazihajyanye. Byari ibintu byacu. Sinumva uburyo twimutse tuva mu biyaga bigari tukagiriya tugatangira kwandika, noneho twagaruka ntitwandike. So aho niho challenge kiri, kugira ngo tugere kuri achievement yo kuvumbura ibyo bintu byihishe mu butaka bwacu mu biyaga bigari. Biracyakomeye, biracyari ikibazo, ariko bizashoboka kuko evidence ziri mu ndimi zo twarazitahuye, tuzifite mu ntoki zirahari. Challenge dufite ni ukuzishyira mu bitabo, tukabishyira ahagaragara, n'abazungu nabo bakabimenya bati bari abantu twarabaheje twumva ko ari ibicucu batazamenya ibyo ari byo, bazazimira, ariko barakangutse, bimenye, batahuye abari bo. Bivuze ko narrative twashyize imbere igiyemo imyobo. So mumenye ko mu Rwanda n'ahakikije ari ahatagatifu, cyane u Rwanda. Nimubimenya bizatuma mushishikara mu buryo bwo gukora ubushakashatsi kuri iyo ngingo, bihindure ukuntu mwibonaga, bitangira no gutanga ibisubizo impamvu twakomeje kwicwa nabi kurusha abandi banyafurika. Tugeze mu bihe byo gushaka no kwirwanaho cyane, kwihagararaho, kuko hari ukuntu dusa nkaho turi muri situation ko dusinziriyemo gato, noneho banaturangiza. Impamvu batadushaka nuko nyine duhagarariye ukuri, nitwe gusa duhagarariye ukuri.
baje baduhiga batuzi, baje kutwiga neza, basoma ibitabo, bataba abantu bitwaga aba Titans, abatutsi babasemuye nk'aba Titans, barabasemura noneho kugira ngo batwangize batuvane mu mateka y'isi, baduhindura myth, bati hari abantu b'ibihanganye bitwaga aba Titans, none bakuramo n'amazina y'imana zitwa aba Titans, ziriya mana z'aba Greek zose n'aba Rome zose zishingiye ku mazina y'abatutsi ba kera, none bihimbira n'abimana zabo, izo mana bazita Titans, bakoresha rya zina nyine ry'abatutsi, none baza kuvuga ati Titans bagize intambara ziteye ubwoba, bamwe baricwa, abandi boherezwa ikuzimu. Ariko koherezwa ikuzimu kwari ukuvuga ko bareshejwe, barahunga, basunikwa iyo ngiyo mu bishyamba, kuko icyo gihe warengaga Sudani y'Amajyepfo, wamanuka ugarutse i Bugande na Congo no mu Rwanda, hari harahindutse ibishyamba muri 700 BC, hari harahindutse ibishyamba. Kuko abakurambere barahavuye, bahavuye nyuma y'umwuzure gato, baragenda bagiriya ruguru, bageza Egypt, bajya muri bice bya Syria, bajya za Iraq, hararyoha nk'uko nyine Amerika ubu ngubu igezweho, bibera iyo ngiyo mu biyaga bigari, barahibagirwa, basa nk'abahibagiwe. Noneho hamara imyaka myinshi cyane hahinduka ibishyamba, ahantu h'ibisimba. Umuntu wahazaga yari mu ngwe, rimwe na rimwe akaza akasanga abatwa, agakora imigenzo ye ya kimana ya kinyabiru, akayikorera ku ntangiriro ya Nile no ku nyanja iriya nyine yiswe Victoria, nako ntabwo yitwaga Victoria, yitwaga Nyanza, akahakorera imigenzo ye, agasubirayo nyine muri bya bice bya ruguru bya Egypt na Iraq. So Kimari yari civilisation yabanje kuba hangaho mu Rwanda, noneho iragenda ishyirwa muri Iraq, abazungu bayisemura nka Sumeria, noneho nyuma gato abazungu baje Rome, icyo bise ngo Rome cyari ishingiye mu ijambo Mari, riri reversed, ngo ni Rome, urumva. So bagenda bakoresha abazungu bagenda bakoresha blueprint yacu ibimanuka byasize mu Rwanda, bagenda bashinga ama civilisation, noneho baragenda Rome iguye, ya Kimari ya kabiri, Kimari ya mbere ari mu Rwanda, Kimari ya kabiri iri muri Iraq, Kimari ya gatatu iba Roma, noneho Kimari ya kane ubu nigezweho iri muri Amerika. Ijambo Amerika iyo rigize reverse usanga ari Kimari, nubwo babeshye ngo Amerika bishingiye mu muntu witwaga Umutaliyani witwaga Amerigo Vespucci, ni ibintu by'ibihimbano. Bo abantu bayobora isi nyine bakorera shitani bitwa ba Freemason, bo bagendera muri kwa kuri kw'Imana yari yazanye ku isi, igashinga ibyayo hano amabanga yayo y'ubwiru, niyo bagenderamo, urumva. Ariko nyine bo bakoresha ikintu cyitwa deception, bakabeshya rubanda, bakoresha ururimi bakarucurika, ariko ari cya kindi. Amerika ubwo niyo Kimari ya kane iriho, urumva, ariko icuramye, urumva, ntabwo imeze nka Kimari ya mbere yo mu Rwanda. Kimari yo mu Rwanda yo yari ubwami bw'Imana, ishingiye muri gahunda y'Imana, yari civilisation na gusa nko kubona iriya filime ya Wakanda ukuntu yo yari imbiteye. Yari civilisation ishaka gukorana n'ibiremwa mu buryo bwiza, n'abantu mu buryo bwiza, n'amabwiriza y'Imana mu buryo bwiza. Ariko abazungu aho baje bo barabicurika, kuko bo ntago bagendera ku banga ibyifuzo by'Imana ku isi, barabyanga. Bo bashaka nawo kwihindura, basa nkaho bahagarariye Imana irwanya muntu, irwanya muntu, irwanya Mungu. So ariyo nyine twakwita shitani. So aho tutaza kumvikana neza nuko mwebwe mufite amateka babwira ngo Mungwe, Sabizeze, Mututsi, Mututsi na Sabizeze bari batandukanye, ariko Mungwe yari Sabizeze. Mungwe yari Sabizeze, yari Kigwa, aza kuba na Gihanga, bose bari bamwe. Niwe bita Jajja mu Wanga hari Bugande. Gihanga ryari izina rya nyuma muri ako gace kacu k'ibiyaga bigari. Ariko iyo ugiye hanze usanga noneho character yirenze, yarabaye Gisa, ari wo Cyrus, amateka na character ya Yezu yose ishingiye mu bikorwa bye n'ibintu yijeje abantu. Aza kuza nk'abandi bantu benshi, aza kuza nka Mutuzo,
igihe yaje nka Mutuzo yakoze ibikorwa bimeze nk'ibya Yesu, arabambwa, aricwa. Ibyo rero tuzabibagiramo, tubereke ukuntu yitwaga Mutuzo. Rwanza yaraje yitwa Kibogo, kuko hari igihe nyine higeze kubaho ubutegetsi bwe ku bihe bya Taurus, yitwaga Kibogo. Icyo gihe imfizi niyo yari hejuru, niyo yari sinye, nicyo cyari igisimba cya sinye ikomeye. Hari igihe yategetse nk'intare, habaho ibihe by'intare, hari ibihe bya lion. Hari igihe yategetse nk'ifi, icyo gihe akomoka cyane mu mazi, akaza anyuze mu mazi. Hari naho nyine abazungu bamwitira Enki. Ibi byose tuzabibagiramo, tubereke inkomoko yanyu, tubereke n'umwanya wanyu mu bantu rusange ku isi. No tunasobanura ukuntu abantu baje kubaho, abantu tubona b'impu nyinshi n'amoko menshi n'indimi nyinshi bikomoka bivahe. Ese bari abantu ni bantu ki? Nk'abibonye Abashinwa, nk'ibonye abantu muri Amerika y'Epfo, aba Mexico, aba Maya, bari ni bantu ki? Bari abantu bo muri Afrika y'Epfo se bitwa abasan, aba Hontetons, ni bantu ki? Baje ryari? Ninde wabaremye? Bari abantu se b'Aborigino bo muri Australia, ni bantu ki? Baje ryari? Byagenze bite? Babayeho bate? Ninde wabaremye? Tuzabibagiramo, tubibasobanurire, tubashyire ku rwego ruri advanced, ruri enlightened. Mubabaye Illuminati. Ubundi Illuminati byari bivuze umuntu w'umwiru urengesha ubwenge, uzi byose, ufite urumuri, Mutara. Kuba Mutara byari bivuze kuba Illuminati. Nuko nyine abazungu baje bakaroga ayo magambo, bakayiba, bakayakoresha muri gahunda zabo zo gushyira shitani hejuru. Ariko ibyo bintu byatangiriye muri twebwe, ariko bifite gahunda nziza. Kwitwa mu Illuminati, kwitwa mu Freemason, byari bivuze umuntu wigishijwe ubwiru bwo kubaza amabuye. Iyo witegereje civilization za kera zakoreshaga amabuye kubaka, barafite technology mu buryo babazaga amabuye bakoresheje amajambo, akavuga ati ibuye niribazwe ritya, niryibaze rikibaza, cyangwa ibuye niriyage, bimara kuyaga rikora ikintu nk'iki ngiki. Ibyo ugiye mu Buhinde wabibona, bafite tempo ziteye ubwoba, zifite imyaka nk'ibihumbi nka 3. Wibaza ukuntu bazubatse, nta machine zabagaho, ntaki, bikakuyobera. Ubwiru bw'aba Freemason b'abanyakimari. Okay, so tuzabibagiraho byose, tubahugure, tubahe amateka adasanzwe, tubahe inyigisho zidasanzwe mutari mwiteguye, zitemewe n'abazungu. Okay, nk'ubu umuzungu yumvise ibintu ahita amenya ibyo ari byo, ariko akagira ishyari, none agahita ashaka uburyo asiga isura mbi, ko ndi mu conspiracy theorist, cyo ko ndi umusazi. Ubu bwenge barabanize, ariko barabugira, ugasanga barabukoresha, ugasanga ni group ntoya cyane bukoresha group iyobora isi. Okay, iyobora isi, ariko bo bafite nyine umwuka wa gishitani. Ugasanga niho hariya muri Vatican, ugasanga niho bakoresha ubwenge ndimo kubaha, ubucurabwenge. So ntabwo ari ibintu bidasanzwe muri twe. Hari n'abantu nyine mu Rwanda bazi ubwenge ariko bihisheho, bashaka kwicecekera. Ariko yenda ninkomeza kuvuga, yenda nabo bashobora kuzajya hanze batangira kuvuga, usange twasubiye muri bya bihe bya enlightenment. Twigeze kugeraho ibihe bya enlightenment, nk'ubu bihe by'umwami witwaga Cyilima Rugwe. Ibihe bye byari era of enlightenment. Cyilima ari umwami nawe wa kera ubayeho, tuvuge imyaka hafi 2700. Yari umuntu w'umubuda, aba n'Imana, ahindurwa n'Imana, bagera kuri level yo kwitwa Imana, kuko yarameditatingaga, agakora ibitangaza, agakoresha mind, agakora ibintu, akaba bavuga ngo Moses yasatuye inyanja, akaba yabikora, urumva, akoresheje mind ye. Cyilima Rugwe. So tuzakomereza aho ngaho. Afite ibibazo mwanyandikira, tugakomeza tugasharinga information. So banza mvuze cyane, ntabwo ushaka gukora video ndende cyane, kuko ugiye video ndende cyane ari ukuntu abantu baziruha. So nagira ngo njye nkora utuvideo tugufimo, kuko ibintu byo mvuga ntabwo ari ibintu bisanzwe. So kugira ngo mbahe umwanya wo gutekereza no kugira ngo bibinjire mu byumve. Okay, Imana ibarinde.